Muraho mwese abankurikira aho muri hirya no hino ku isi yose. Ndabasubuje cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana, urukundo n'impuhwe mu guhindura imibereho ya muntu bibane namwe mwese. Ngewe muri kumwe ni Emmanuel Hakizimana, nkaba namamaza impuhwe z'Imana n'urukundo rw'Imana, kandi nkaba ndwanya akarengane ndetse mparanira n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, byose mbishingiye ku kwemera Imana numva nifitemo. Uyu munsi rero ikiganiro cyanjye nifuje kubageraho ikiganiro ku byerekeye umugambi numva mfite ku rubyiruko, cyane cyane abari mu Rwanda, uri mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ndetse by'umwihariko cyane cyane muri Polonye. Umugambi rero numva mfite nuko icyambere nyine nifuza ko urubyiruko rumenya amateka y'u Rwanda uko ari, ndetse kandi rukamenya gusobanukirwa n'ibi bihe turimo, kugira ngo rushobore kubitekerezaho ndetse no gufata ibyemezo, cyane cyane ko urubyiruko ngewe mbona aribo bazakemura ibibazo by'igihugu cyacu. Aho kugira ngo bazabikemure nuko bigiramo ubutwari bwo kuvuga tuti twebwe cyambere turi inzirakarengane, ibyabaye biteranya abanyarwanda, ibyateranyije abanyarwanda ntitwari duhari. Ntabwo dukwiye kugendera ku bitandukanya abanyarwanda, nubwo byaba bivugwa n'ababyeyi bacu, nubwo byaba bivugwa n'abakuru bacu cyangwa se n'abantu tuzi. Bisaba ko urubyiruko rugira ubutwari rukavuga twebwe turashaka guhanga amateka mashya, niko navuga, atagira urwango. Akavuga urubyiruko avuga ati reba ingaruka zakuruwe n'urwango, nibikomeza gutyo abantu bazahora bicana. Ariko iyo nyibyo nyine bisaba ubutwari, kuko bisaba kwitandukanya ndetse n'abagize uruhare mu kugira amateka mabi, mu gukora amateka mabi, bo mu moko yose, baba bo mu Bahutu, baba mu Batutsi ndetse no mu Batwa. Ubwo rero ikintu mbona urubyiruko rukwiye gukora rwo mu moko yose nuko rukwiye kuvuga tuti reka twitware nk'abacamanza. Nifuza ko urubyiruko rwakwitwara nk'abacamanza, ariko abacamanza beza, atari ba bacamanza nyine barenganya abantu, abacamanza bakoresha ukuri. Ukuntu rero umucamanza akora, ubundi umucamanza ni umuntu nta nubwo aba yarageze ahantu tuvuga icyaha cyabereye, ariko bamuzanira urubanza, haba hari urega n'uregwa. Noneho icyo akora yumva impande zombi. Ntabwo umuntu ashobora umucamanza ntabwo aca urubanza atari yumva urundi ruhande rw'uregwa tuvuge. Ikindi nuko hashobora kubaho nyine no kujya aho icyaha cyabereye, ariko akenshi bikorwa n'umushinjacyaha nyine, noneho akajya no kureba aho icyaha cyabereye, cyangwa se agakora enquête. Mbo hari na zanke ibyo bita les enquêtes mu gifaransa nyine, ariko ni enquête no mu kinyarwanda numva bikoreshwa, cyangwa se hari enquête zikorwa n'abapolisi tuvuge, hari abashinzwa cyaha, hari abandi bantu bashinzwe mbese kugenza icyaha, bakaraba icyaha cyabereye, noneho bakazana ibimenyetso. Noneho umucamanza nk'umuntu utarageze aho icyaha cyabereye, we aba ari mu rukiko, akavuga ati akareba ibimenyetso byose, akareba urega, akareba n'uregwa, noneho akagira gute, agaca urubanza akurikije ukuri rw'ibimenyetso avuga bw'abagabo agira gute ahabwa. Ibyo rero bisaba nyine umuntu w'umunyakuri, kandi koko ushaka gukemura abantu, utarya ruswa, utagendera kuri ruswa yahawe, kukimenyane se, cyangwa se n'amarangamutima ya politike, cyane nk'ibyo turi kubona muri iki gihe habaho n'imanza rwose, n'imanza zicibwa hakurikijwe n'amategeko yanavuyeho kera, ugasanga ari imanza nyine zishingiye ku bibazo bya politike. Ugasanga nk'umuntu ashatse kuba perezida w'igihugu tuvuge igihugu cy'u Rwanda, noneho bakagira gute, ugasanga bamugeretseho ibyaha kugira ngo afungwe. Hari abantu bavuze ngo ariko ngo wagira ngo umwanya ngo wa perezida ngo waravumye mu Rwanda. Ibyo ngibyo igihe cyose perezida azajyaho amaze kwica abantu, cyangwa se yageraho agakomeza kurenganya abantu, uwo mwanya we nyine uzaba ari umwanya uvumwe, kuko baravuga ngo wicishwe inkota azicishwa iyindi. Aba ari kwikurura imivumo, kuko ntabwo abazi uko amaherezo ye azagenda. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwagombye kuvuga ati ahubwo nimureke dushyireho iyo myanya ya politike, yaba ari perezida, yaba ari
indi myanya yo mu gihugu dushyireho imyanya itavumwe dushyireho imyanya itarenganya abantu, imyanya yumvikaneho n'impande zose, yumvikaneho n'abahutu, yumvikaneho n'abatutsi n'abatwa, mbese hakabaho ikintu cyo kumvikana. Njya mbivuga abantu bakambira ngo ariko ngo Emmanuel ngo rwose ngo ibyo bintu ngumva bizashoboka. Ni njyewe nkomeza kugira icyizere kandi nkomeza gusabira igihugu cyacu kugira ngo impuhwe z'Imana ikore igitangaza. Ibyo mbese bitashobokera abana b'abantu, Imana ibikore. Niba nkomeza buri munsi nsabira igihugu cyacu, nkakora ingendo ntagatifu, mbese nkiyambaza impuhwe z'Imana, nkiyambaza Imana kugira ngo koko ubwo bwumvikane umunsi umwe buzagerweho. Ubwo rero impamvu mvuga urubyiruko nyine nko nabivuze, nuko urubyiruko ni inzirakarengane, ntago ibintu biba biteranya abanyarwanda ntirwari ruhari. Hari abatari bahari, keretse yenda yenda tuvuge nk'umuntu uri hejuru y'imyaka 30 cyangwa hejuru y'imyaka 29, kuko tuvuge na mu 1994 umuntu yari afite imyaka 3. Ibyo byose hari ibintu byinshi buryo umwana w'imyaka 3 aba yibuka ibintu byinshi. Hari ibyo abashobora kuba yibuka cyangwa se yabonye nyuma yaho, cyangwa se tuvuge umuntu wari ufite nk'imyaka 3 mu 1990 nawe ashobora kwibuka ibintu byinshi. Noneho igihe hari umuntu utariboneye ibintu, akwiye kuvuga tuti reka mbe umuntu utarenganya abantu, kandi agatekereza yuko ikintu cya mbere abategetsi, abayobozi nibo bateranya abantu. Abahutu n'abatutsi mu by'ukuri ntacyo bapfa, ni abavandimwe, ni abantu bashobora kubana. Hari ingero nyinshi z'abahutu n'abatutsi babana rwose neza, baranashyingiranwa, ariko ikibazo gihari ni abategetsi, ni abashaka ubutegetsi bateranya abantu kubera inyungu zabo, nk'uko nkunda kubivuga. Urubyiruko rugomba kumenya ko ubutegetsi nibwo buteranya abantu, noneho bukirinda kugwa mu mutego. Nta muntu wari ukwiye kugirwa umwanzi, kwangwa ngo nuko yavuze ubutegetsi nabi. Umuntu avuga ubutegetsi nabi atari uko ashaka gutandukanya abantu, ahubwo ari uko ubwo butegetsi buri gukora ibintu bibi. Cyane cyane umuntu ufite ukwemera we rwose ahamagariwe kwamagana ibyo bintu biri gukorwa n'ubutegetsi. Aha rero niho nifuza ko urubyiruko, mbese ntabwo ari ngombwa kumva ibintu byose ubwiwe n'abari ku butegetsi. Nubwo baba ari ababyeyi bawe, nubwo baba ari bene wanyu, ugomba kuvuga uti njyewe ndifuza kuba intwari y'igihugu, kugira ngo abe ari njye ukemura amakimbirane yabaye mu gihugu cyacu, akarangira burundu, tukayarandura, inzangano zikarangira, ivanguramoko rikarangira. Mbese bizasaba urubyiruko rwiyemeje, rwifitemo ubutwari, bwifitemo iyo leadership yo kuba tuti reka dukemura ibintu mu mahoro, kandi tugire dute tugabane byabo ubutunzi, tugabane mu mahoro, aho kugira ngo bihore biteranya abantu bakitwikira ubwoko, agatsiko kazakitwikira ubwoko, mukararengera ubwoko bunubu, kandi mu by'ukuri wareba neza ugasanga kagamije inyungu zako gusa, atari inyungu za rusange. Dukomeze rero duharanire ko abantu batekereza neza ku bibazo bihari, bakabyumva, aho kugira ngo habaho abantu bagira gute babafatira ibyemezo. Usanga kenshi abantu bari mu nzego z'ubuyobozi, zaba iz'urubyiruko mu gihugu cyacu, ndavuga inzego zikorana nyine na za ambasade cyangwa zikorana na za ministeri, bose hari abantu bafata ibyemezo bakabigeza ku bandi, ndetse ugasanga hari n'amakuru amwe namwe badashaka ko abandi bamenye. Ibyo bintu rero ndabyamagana. Amakuru yose avuga ku gihugu cyacu urubyiruko rwagombye kuyamenya. Burya umuntu uri hejuru y'imyaka 18 ntabwo bavuga ngo ni mutoya. Umuntu uri hejuru y'imyaka 18 warangije segonderi, umuntu uri muri universite tuvuge, kuki usanga hari abantu bari mu nzego z'ubuyobozi bw'urubyiruko ugasanga bashaka ko hari amakuru amwe namwe atagera ku bandi. Ikiro ni ikintu kitari cyo. Ngiye nifuza ko urubyiruko rumenya ibyo bintu byose biri kuvugwa byose ku gihugu cyacu, noneho urubyiruko rugatozwa gushishoza, aho kugira ngo byari byacishwa wa mugani ngo cishwa ha. Ibyo bintu bigomba guhagarara. Abantu nibo bifatira icyemezo, bakumva, bagatekereza, bakanabitozwa, aho kugira ngo habeho udutsiko tw'abantu bafatira abantu ibyemezo, none ugasanga barahagarika mbese nuko urubyiruko rumenya amakuru amwe namwe. Kandi ibi ni ibihe bitoroshye, bikwiye ko abantu bajya imbere, bafite umutima mwiza, bavuga urukundo, bavuga impuhwe, bashaka guhuza abantu,
mbese bakajya imbere y'abantu ko bati icyo dushaka ni uguhuza abantu, kandi abantu bakareka abantu bakavuga ibintu uko batekereza. Icyo rero ni icyambere nyine nifuza ko urubyiruko rumenya amakuru yose, rugasobanurwa kandi rugatozwa kuganira. Ntihagire umuntu wamaganwa ngo nuko yavuze ibi ngibi, ngo nuko yavuze amateka ye. Mbese abantu bitoze kwakirana, umwe yakira undi, undi yakira undi. Mbese abantu bari mu nzego z'ubuyobozi bere kwivanga n'icyo nakwita gutera abantu ubwoba ngo nukurikira uriya muntu, ni wumva uriya muntu, nitukubonana n'uriya muntu, uriya muntu twitandukanyije nawe. Ibyo ni ibintu, icyo nicyo bita urwangano rukomeye cyane. Ntugukwirakwiza ahubwo urwangano, kuvuga ngo abantu bitandukanyije n'umuntu ngo kubera yuko yavuze amateka ye, kubera ko yavuze ukuri, kubera ko aharanira ko habaho impinduka, kubera ko avuze ati abayobozi bari gukora ibyaha ibi n'ibi, kandi ari ukugira ngo bikosore babivemo. Ibyo rero ahubwo ni amacakubiri nyine. Mu by'ukuri twavuga ko mu butegetsi bwa FPR harimo icyo kintu cyo gukwirakwiza amacakubiri, harimo icyo kintu cya munyangire. Icyo kintu rero ni ikintu cyo kwamagana. Urubyiruko rugomba kubimenya rukitandukanya n'ibyo bintu. Ikindi rero nari natangiyeho mvuga, navuze ku byerekeye uko urubyiruko rwakwitwara nk'abacamanza. Icyo gihe rero iyo tuvuge hari abitwa ngo abarwanya ubutegetsi n'abari ku butegetsi. Niba hari abarwanya ubutegetsi, icyo umuntu ukiri mutoya, umuntu utarabonye ibyo bintu, ufite ibiganza bitariho amaraso, utaragize ikintu akora, w'inzirakarengane ikintu akora, aravuga ati ariko reka nitware nk'umucamanza mwiza, numva impande zose, reka numva ibyo abo barwanya ubutegetsi bavuga, reka numva ibimenyetso batanga. Noneho ukavuga uti se abari ku butegetsi bo ibyo babivugaho iki? Ese ibimenyetso byo batanga nibi? Noneho ukabishyira imbere yawe, ugashishoza, ukareba ikiri ukuri n'ikitari ukuri. Ikindi kandi nuko ibintu byose bifite ibimenyetso. Hari n'ibyo biregwa abayobozi usanga bo ubwabo barigambye, barivugiye. Baba n'abarwanya ubutegetsi nabo igihe bafite izo ngengabitekerezo z'ubugizi bwa nabi, nabyo biba bifite ibimenyetso. Hari ibyo bavuga, hari ibyo bashobora kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose ni ibintu biba bifitiye ibimenyetso. Icyo gihe rero umuntu ukiri mutoya ntabwo avuga ngo birango by'abavuga ngo by'abarwanya ubutegetsi ngo ntabwo mbyumva, ngo bafite ingengabitekerezo, ngo ni ibigarasha. Ibyo ngibyo ni ibyo bita propaganda y'abafite ubutegetsi kugira ngo bigumire ku butegetsi. Wowe ukiri muto vuga uti njyewe ndashaka kubyumva, noneho njyewe ngire gute nifatire icyemezo. Icyo rero ni ikintu rwose nifuza ko urubyiruko rwamenya. Ntabwo nkunda abantu bose, nkunda abahutu, abatwa, abatutsi, kandi nifuza ko abantu bose babana mu mahoro. Ariko igihe bamwe bazavuga ati bamwe bazabwira ati mwebwe ni muzibe, mwebwe ni muceceke, icyo gihe ntabwo ni igitugu nyine. Icyo gihe hazabamo nyine guteranya abantu, noneho hazabaho nyine gukwirakwiza inzangano ahubwo biturutse ku bantu bari mu buyobozi, aho kugira ngo bituruke ku muntu uri kubyamagana. Umuntu byamagana nyine hari uwo bita les activistes. Abactivistes nyine ni abantu bavuga bati twebwe turashaka ko ibi bintu tubyamagana, ibintu bibiri kuba tukabyamagana. Nanjye rero numva ndi umwactiviste wo kurwanya ubugizi bwa nabi, cyane cyane bukorwa n'abayobozi n'abategetsi, wo guharanira ko abantu babaho bumvikana, bakareba iyo mitegeko y'abantu bari imitego y'abantu bari mu bayobozi bashaka guteranya abantu. Mbese abantu bakavuga ati twebwe turashaka kubana mu mahoro, noneho akaba ari iyo nzira tugira gute dukurikira. Ngitangira ibi bintu nyine abantu bagiye bambaza ibibazo byinshi. Icyo gihe tuvuge na ambasade y'u Rwanda hano muri Pologne yari itaratangira, ariko abantu benshi barampamagaye ngo Emmanuel rero ngo witonde, ngo ambasade ngo igiye kuza, ngo kandi ngo izakurwanya, ngo kubera ko ngo abantu nkawe ngo ambasade ngo irabarwanya, kandi ngo no mu butumwa bwayo ngo ambasade y'u Rwanda ngo biba birimo, ngo ahantu hose ngo ambasade y'u Rwanda ngo igeze ngo abanyarwanda bagira gute ngo bacikamo ibice. Urumva nk'icyo kintu abantu barampamagaye, abari mu Bufaransa barampamagara, abari mu Buholandi barampamagara, abari mu Rwanda barampamagara, abari muri Amerika barampamagara bati ambasade iraje, ati witonde. Urumva rero ni ikintu kitari cyiza, no kuvuga ngo ni ikintu byabaye ahandi bikaba bambura ati naho ngaho uko ambasade igiye kuza ati bizahaba. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Ese ubwo ufite ikosa ninde? Ni njyewe cyangwa na ambasade?
ni njyewe cyangwa n'urwo rubyiruko yenda ruri hejuru nyine mwizo nzego z'ubuyobozi bw'abanyarwanda cyangwa rw'ambasade, ninde niba abantu bari bifitiye amahoro noneho ahubwo ibyo bintu ambasade yaza cyangwa nizo nzego zikajyaho mu bundi buryo yenda tutari tumenyereye, ubwo ufite ikibazo ninde mu by'ukuri? Aho hantu rero ubuyobozi urubyiruko rujye rushishoza. Ibyo nabyo yenda nzagira igihe cyo kubireba, nzagira igihe cyo gushishoza mvuga nese aho ambasade yaziye muri Polonye ese byagenze gute, ese umubano w'abanyarwanda wagenze gute. Icyo nzi ko nyine nuko kugeza ubu ngubu navuga yuko hari abo tutarebana neza kubera ibiganiro nkora, ndetse kubera ko nifuza no kugeza ku rubyiruko amakuru yose mbona ari kuvugwa ku Rwanda, kuko ntago numva ko urubyiruko rukwiye guhera mu kintu cyo kutamenya amakuru cyangwa se kutagira n'abantu babiganiraho. Hari umuntu akagenda akajya hariya akihisha akumva ibiganiro, ndetse kugira ngo hatagira n'umuntu ubimenya ati yes nshobora kubona umuntu nuriye, noneho ugasanga n'umuntu wari inshuti yawe nawe muratandukanye ngo kubera yuko wakoze ibiganiro bihamagarira ubutegetsi kureka ubugizi bwa nabi. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane, ahubwo ikintu nifuza nuko urubyiruko rwajya hamwe, waba ufite indi myumvire, waba ufite iyi myumvire, none tutariko mureke twebwe tuzakemura ibibazo byacu, ariko hakabaho kugira gute gutanga ubwisanzure, gutanga ubwisanzure. Ibyo rero ni ibintu ahubwo na ambasade nayo zagombye gushyigikira, cyane cyane abantu bari mu mahanga. Ni abantu navuga baba bajijutse kandi bagenda biga ibintu byinshi kurusha. Birababaje kubona umuntu uri hano mu Burayi ashobora gutegekwa kubwirwa ngo uriya muntu ni mubi, uriya ni mubi, kandi hano ni ibihugu byisanzuye, ni ibihugu byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nta muntu upfa kugirira umuntu nabi, ntago polisi zango nuko umuntu yavuze ngo uriya muntu ngo bamutware bagire gute. Ni ibintu ntago ari ibintu bipfa gukorwa gutya, ntago umuntu bamuhohotera uko bashatse. Urubyiruko ruranga rwamujwe icyo cyatuzanye no guhaha, ariko ntago tugomba kuvuga ngo niducishwa hani ducishwa hangaha gusa, ahubwo abantu bagombye kuvuga ati ni twebwe Rwanda rw'ejo, ahubwo nimureke koko iyi navuga imiterere y'ubutegetsi bwo mu bihugu byateye imbere, mureke idufasha ahubwo gusabana kurushaho, mureke dusabane kurushaho. Hari umuntu wampaye urugero rwiza, umuntu witwa ambasaderi uriya witabye Imana bitaga Joseph Habineza. Mu gihe nyine mu Rwanda ibintu byari bikomeye, we yaravuze ngo reka yorganize ategure umukino uhuza urubyiruko rwari mu butegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi n'urubyiruko rwo muri FPR. Uwo mukino yarawuteguye, ndetse aza no kujya ku Murindi bagiye gukina, agezeyo ibintu birakomera agumayo. Urumva nk'icyo gitekerezo yagize ni cyiza. Nk'ubu urubyiruko rwana za ambasade rwanje kwata, ariko mureke duhure n'urubyiruko rwo muri Jambo dusabane, aho kugira ngo bavuga ngo urubyiruko rwo muri Jambo ngo nabagizi ba nabi. Ni mureke duhure n'urubyiruko runubu, mureke ni twebwe Rwanda rw'ejo. Ibyo bintu abo bantu muvuga ngo nabanzi banyu, ahubwo ni mureke muvuge mutereka duhure nabo, mureke duhure nabo tubumve nabo batwumve, noneho buhoro buhoro abantu batangira urugendo rwo gushyiramo ibitekerezo, rwo kumvikana. Kuko ibintu kandi urebye n'aba bantu muri Jambo baravuga ngo ni babi, ugakurikira ibintu byabo ugasanga nta n'ikintu kibi banavuze, aho ugasanga bafasha abantu benshi cyane. Abantu bahora bashyirwa mu majwi, hari abitwa nka Gatebuke, ni umuntu uzwi cyane, ugakurikira ibiganiro byo ugasanga ikintu kibi yavuze ukakiyoberwa. Mbese mu by'ukuri urubyiruko nirukanguke, mufate nk'urwo rugero nyine rwa ambasaderi Joe wavuze ati reka njye gukina n'inkotanyi, namwe muvuge muti mureke tujye gukina nabo bantu bavuga ngo nabanzi b'igihugu, muhure nabo. Umuntu iyo hari umuntu avuze ngo hari abantu banga abantu batazi, nyine ugasanga bakwangishije umuntu utanamuzi, wigeze uhura nawe, ntiwigeze umubona, bakamukwangisha gusa ngo kubera ko utanamukurikiye utanamuzi. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Rero abantu ubwo bagira gute bitoze guhura, noneho twitware nk'abacamanza beza. Mbere yo gufata ibyemezo tubanze turebe impande zose, dutume impande zose tuzumve, dushaka ibimenyetso mu mpande zose, noneho dufata umwanzuro ariko tudashingiye ku ruhande rumwe. Ndabashimiye rero cyane, ntarambiranye. Ibiganiro byanjye bizakomeza. Mu by'ukuri iyo niyo migambi mfitiye urubyiruko, kurutoza gusabana,
kurutoza kumva impande zose, kandi ntihakagire umuntu ukubuza ngo uyu murongo ntukawukurikire, uyu murongo wa YouTube ntukawukurikire. Mubikurikire noneho ahubwo muvuge muti reka twebwe twishakire ukuri, kandi uko kuri aba ariko tuzagenderaho mu gihe kizaza kugira ngo amahoro arambye aboneke. Murakoze cyane, ndabashimiye, tuzakomeza ubutaha.